turagushimye turacyari imbere y'amaso yawe turagushimye mwitangira wakomeje kubana natwe kugeza amaginga ya tugeze mu mwanya kandi wo kumva ijambo ryawe shize umukobwa wawe mu biganza byawe kugira ngo abe igikoresho cyawe wowe urangururire muri we reka icyo wamushizemo mwami akubera umuyoboro mwizina rya Yesu utubwire icyo ushaka kutubwira kandi mwami natwe duteze amatwi mwizina rya Yesu ndirukana imbaraga zose z'umwijima imbaraga zatera abantu kurangara daimoni rusahuzi mwizina rya Yesu uyu mwanya n'uw'agaciro ijambo ryawe n'ukuri ijambo ryawe rirarema uduhe kuritega amatwi niriza ricyaha twumvire niriza rihumuriza mwami uduhumure niriza ritubwira kwihana twihane mwizina rya Yesu umukobwa wawe muteretse mu maraso ya Yesu kugira ngo mwuka wera ukorane nawe nk'uko usanzwe ukorana nawe mwizina rya Yesu Kristo tubyambaje amen amen Alleluia Alleluia amen Hallelujah amen Hallelujah amen Hallelujah amen amen amina Nshimye Imana yo mu ijuru Imana data Imana mwana n'Imana mwuka wera impagaritse ahangaha Nshimye Imana kuba nkihumeka umwuka w'abazima kandi nshimye Imana ko namwe muri bazima Yesu aduhana umugisha Nshimye Imana rero ko yaduteranije mu nzu yayo hera hayo kugira ngo tuhavugire izina ryayo duhimbaze turirimbe duhanure tuvuge ubutumwa nk'uko umwuka yaduhaye kubikora Imana ihabwa icyubahiro reka dusangire ijambo ry'Imana muri Matayo 25 igice cya 25 turahera ku murongo wa mbere tugeze kwa 12 jo adufashe kugira ngo twihute Matayo ni igice cya 25 turahera ku murongo wa mbere tugeze kwa 12 Reka dusome mu izina rya Yesu. Titre iravuga ngo umugani w'abakobwa 10. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranwa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10 5 bari abapfu abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje nimusohoke mu musanganire. Maze babakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya ntiyadukwira twese ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura umukwe araza abari biteguye binjirana nawe mu bukwe urugi rurakingwa. Hanyuma mu bakobwa bandi nabo babakobwa bandi nabo baraza barahamagara bati nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi. Amen Amen Dusomye umugani w'abakobwa 10 5 b'abanyabwenge n'abandi 5 b'abapfapfa. Twumvise uko byagenze. Abakobwa ni abakristo. Itorero abakristo nibo bakobwa. Kubera ko Yesu igihe yapfaga ku musaraba yaradukoye. Yadukoye amaraso ye. Igihe nikigera azadupresenta mu ijuru hazaba ubukwe budasanzwe. Turabizi abatabizi niko bizagenda. Abo bakobwa rero ni twebwe abakristo baba abagabo baba abagore
baba abakozi b'Imana, baba abakristo babwirizwa, twese turi abakobwa, turi abageni biteguye umukwe. Ariko ngo igihe cyarageze barahunikira. Nagira ngo nkubwire ngo iyo Yesu akubwiye ngo ndaje, nda y'Imana itandukanye na nda yacu. Ishobora kukubwira ngo ndaje izaza mu myaka 5, ariko kubera ko Uwiteka ari nyiribihe, ntabara amasaha 28, ntabara iminsi 6, ntagabara. Ibintu byose biri imbere nk'ako kanya. Mose niwe wabihishurira, aravuga ngo erega ngo imyaka 1000 kuri twe ku Mana byaba n'umunsi umwe, twebwe imyaka 1000 Imana yo yayibara mu munsi umwe. Amena. Rero aba bakobwa ngo babona umukwe aratinze, babona isezerano riratinze, bamwe bakomeza ngo baboneza amatabaza yabo, ariko abandi bo barisinzirira. Nagira ngo mbabwire ngo itabaza ubundi ni Yesu Kristo. Yesu niwo mucyo, Yesu niwe mucyo w'isi, itabaza ni Yesu. Noneho amavuta ni umwuka wera. Buriya ushobora kuba ufite Yesu ariko udafite umwuka. Umwuka wera niwe utuma Yesu agaragarira muri twe, kubera ko umwuka wera araza akakubwira ngo mukobwa ntukavuge utyo, ujye witwara gikristo. Wari umunyamahane, wari ubwa bwoko nyine bw'amahane, ariko umwuka akakubwira ngo ujye utuza, ugatuza. Bakajya bavuga ngo siko mukobwa yakijijwe. Nagira ngo ubwire ngo umwuka wera niwe utuma Kristo uri muri twe agaragara. Akaza akakubwira ati mugabo mwiza, ntuzasubire gusangira n'abandi mu kabari, ntuzasubire muri bobo ni kofi, ntuzasubireyo. Atari ikindi, atari uko kunywa kofi ari bibi, ahubwo kugira ngo Kristo uri muri wowe agaragare, mwuka wera araza akagusanga, akavuga ati we ntukajye hariya, bitewe n'ubutumwa buri muri wowe. Abantu barimo baravuga ngo ntiwakijijwe bitewe nuko bakubonye hariya, kandi ingenzi ko wakijijwe, ariko akakuyobora akavuga ati ujye wigumira mu rugo kugira ngo Kristo uri muri wowe agaragare. Nagira ngo nkubwire ngo kuba twitwa abakristo ntibihagije, ahubwo mwuka wera niwe utuma Kristo agaragarira muri twe. Amena. Umuntu rero utagira umwuka ntago aba afite Kristo by'ukuri, aba afite itabaza ritaka, kubera ko mwuka niwe ukubwira ngo byuka usenge, mwuka niwe ukubwira ngo jya muri korari uririmbe, mwuka niwe ukubwira ngo ihanganire ibyo bigeragezo, ihanganire iyo nzara. Mwuka wera agatuma iyo nzara uyihanganira, kandi icyiza cye iyo abikubwira nabigushoboza, kuko azi neza ko twe turi abanyantege nke. Mwuka wera rero icyambere mumenye ko ari imbaraga. Yesu yaravuze ngo umwuka wera nabamanukira muzahabwa imbaraga. Ntago kwitwa umukristo byagira icyo bikumarira udafite umwuka wera. Mwuka wera niwe watuma ugira imbaraga zo kunesha. Mwuka wera niwe utuma ubasha kwihangana. Mwuka wera nagira ngo mbabwire ngo ni nawe udusengera. Ushobora kuba uzi gutondeka amagambo neza, ushobora kuba wavuga isaha yose uvuga Imana ukayitaka, warangiza ukayivuga, warangiza ukayibwira ibyawe, ariko nagira ngo nkubwire ngo mwuka wera wenyine niwe udusengera mu ijuru bikumvikana. Naho amagambo yacu tuvuga ari imitoma twaha Imana, ari gusirimba twasirimbira Imana, iyo mwuka wera tabisize bigera imbere y'Imana ari ubushwambagara. Amena. Umwuka wera rero nagira ngo nkubwire ngo ni utunihira iminiho. Reka dusome mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 26 na 27. Katwihute. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ngo uku ni ko umwuka adufasha mu ntege nke zacu. Nagira ngo nkubwire ngo mu mpano zose ufite no mu mbaraga ufite z'ubusore, uri umunyantege nke niko ijambo ry'Imana rikwita. Amena. Ngo uku ni ko umwuka adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe ni udusabira aniha iminiho itavugwa, kandi irondora imitima izi iby'umwuka atekereza, kuko umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. Amena.
uyu mwuka wera rero niwe ugusabira bino byifuzo dufite imbere y'Imana. Nushaka wiyuzuze n'umwuka wera, kuko niwe uzakunihira iminiho akakwingingira Imana ikavuga ngo ndabikoze. Nagira ngo mbabwire ngo Imana mu butatu bwayo ntigivuguruzanya. Data avuze mwana na mwuka wera baremera, mwuka wera avuze data na mwana bahita bemera. Twebwe abantu turavuguruzanya, ariko Imana mu butatu ntawe uvuguruza undi. Icyo ndatekereje ndahita yemera. Atavuze ngo ndi hejuru ngo ngewe ndi hasi sinatanga igitekerezo. Araza akavuga ngo Mana data, uyu mukobwa atinze ku gisuzuguriro, muha umugabo. Nubwo hari ahantu atabigenje neza, ariko muha umugabo. Imana ikavuga iti ndemeye nubwo cyagihe yambabaje, ariko ndemeye. Amena. Umwuka wera ni utunihira iminiho. Rero nimba uri umukristo, gerageza wiyuzuze n'umwuka wera, kuko mwuka wera ni uzatuma cyagihe Yesu nagaruka azasanga wowe uri maso. Ijambo ryatubwiye ngo bose barasinzire barahunikira. Twese tujya gukizwa twaje dufite ishyaka, uvuga ngo Imana izantabara ejo. Abandi baravuga ngo Yesu wabona agiye kuza, nka ba Petero mu gihe cyabo bo bari bazi ko Yesu azahitaza, ku buryo na Paulo yahuguye abantu aravuga ati rero Yesu najya kuza dore bizagenda gutya. Aravuga ngo abapfire muri Yesu bazabanza bazuke, ariko twabazaba bakiriho. Bumvaga ko Yesu azabasangaho, ariko kuko Imana yavuze nda bumva n'uyu munsi. Natwe Imana nikubwira ngo nda bishobora gutwara indi minsi, indi myaka. Icyo usabwa iyuzuze n'umwuka wera. Amena. Reka rero turebe abanyabwenge n'abapfapfa. Ab'Imana yita abanyabwenge. Abantu Imana yitwa abanyabwenge turabasanga mu Baroma 8 murongo wa 14. Abaroma 8 murongo wa 14 iravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Abayoborwa n'umwuka w'Imana abo ngabo n'ibijuru ribona nk'abanyabwenge, kuko mwuka amenya aho utegewe akavuga ati wowe ntukahajye. Mwuka wera akabona ko iriya groupe ugendamo, kiriya kigari ugendamo harimo umutego. Mwuka wera akavuga ati wowe binyufure bavemo. Iyo wemeye kuborwa n'uwo mwuka niho ijuru rivuga ngo uyu ni uwacu. Iyo umwuka kubwiye ngo reka icyo ukakireka, niho ijuru rivuga ngo dore umugeni, dore umukobwa w'umunyabwenge. Amena. Abo ngabo n'ibijuru rizi nk'abanyabwenge, abumvira umwuka w'Imana bakemera kuyoborwa nawe, kuko ashobora kukuyobora ibihabanye na kamere yawe. Akaza akakubwira ati wowe nibavuga umugabo navuga ujye uceceka, kandi uzi ko umugabo ari uri mu mafuti. Urabizi ko ni uri mu mafuti, yaje yasinze yafashe amafaranga y'urugo yanywereye yagize ate, mwuka akakubwira ngo uceceke utuze. Auti ariko se natuza nte abana banjye babuze minerva. Ariko umwuka yo wemera kuyoborwa nawe nibwo ubaye umwana w'ijuru. Mwuka wera ashobora kugukoresha ibihabanye n'ukuri kwawe, niko akora, ariko kubw'inyungu zawe. Ndetse umwuka wera ashobora kugukoresha ibihabanye n'ukuri kwa societe. Nicyo gihe tugezemo, niko abantu basigaye bitwara, ariko umwuka akaza akakubwira ngo ariko wowe ntukabyitware. Amena. Rero niwemera kuyoborwa n'umwuka nibwo ijuru rizavuga ngo dore umugeni, dore umukobwa w'umunyabwenge. Niho ijuru rizavuga ngo dore dufite abana mu isi. Amena. Hari nabo rero ijuru rizi ko ari abapfapfa. Abo turabasanga muri Matayo 7:21 kugeza kuri 23. Reka adusomere Jo, adushakire muri Matayo 7 murongo wa 21 kugeza kwa 23. Dusome mu izina rya Yesu. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami, siwe uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe,
ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti sinigeze mbamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Amen. Amena. Amena. Aba bantu murumva atari abantu bo mu rusengero. Yesu yatangiye abahamiriza ko bavuga mwami mwami, bitwaza ibitabo, bari muri korari, n'abahanuzi, n'abantu bo mu nzu y'Imana nkuko natwe turi mu nzu y'Imana. Ariko ngo abo ngabo Yesu ntiyigeze kubamenya nubwo bakoze ibitangaza. Bazize iki rero? Iki nicyo tugiye kureba. Ntago tubatindaho, mwumvise ko azababwira ngo sinigeze kubamenya. Ni nako yaje ngo abwira abakobwa b'abapfapfa baje gukomanga. Arabata ariko sinigeze kubamenya. Uzi ko ushobora gukorera Yesu atakuzi? Urumva ikibazo? Uzi ko nshobora guhanura, nkabwiriza, nkaririmba ijuru ritanzi, ariko ikibazo ni iki? Ikibazo nicyo tugiye kureba. Aba bakobwa ni iki cyabagize abapfapfa kandi barabaye mu nzu y'Imana? Reka dusome ijambo ry'Imana mu Byakozwe n'Intumwa, ibice 5 umurongo wa 3 ugeze ku wa 5. Ibice 5 Ibyakozwe n'Intumwa. Dusome mu izina rya Yesu. Petero aramubaza ati, Ananiya, ni iki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubeshya umwuka wera, ukisigariza igice cy'ibiguzi by'isambu? Ukiyifite ntiyari yawe? Kandi umaze kuyigura ibiguzi byayo ntibyari ibyawe ubyigengaho? Ni iki gitumye wigira inama yo gukora utyo? Si abantu beshe, ahubwo Imana niyo ubeshye. Ananiya byumvise atyo aragwa, umwuka urahera, ababyumvise bose bagira ubwoba bwinshi. Amen. Amena. Umva ikintu gituma umukobwa wa Yesu cyangwa umukristo w'umupfapfa kubeshya umwuka wera. Kubeshya umwuka wera. Hari abantu babeshya umwuka wera. Urabizi ko hari icyo wasezeranye nawe. Hari icyo wasezeranye n'Imana, uravuga ngo ninjiye muri iyi nzira y'agakiza. Uwiteka we Yesu uzambera umwami n'umukiza. Aho kuzanyobora niko nzayoborwa. Ibyo uzantegeka nibyo nzakora, ibyo uzambuza nibyo nzareka. Ariko umaze kugeramo usanga yenda biravuna. Cya kabiri usanga yenda n'abariyo barabikora. Hawe tapu ntawe ugikizwa, ntago agakiza kariho. Cyangwa ugezeyo uhura n'ibigeragezo. Uhuye n'ibigeragezo uravutireka niciriye ubusama we, ibi nta wabivamo. Ubeshya umwuka wera. Cya gihe umwuka wera mwagiranye ibihe byiza, arakubwira ngo ndaje mwana wanjye, ngiye kugukorera ubukwe, nguhaye visa, mwasabanye. Ariko wowe ugeze hirya ukora ibyo adashaka. Ububeshya umwuka wera. Icyo gituma uba umupfapfa, nubwo waba utinda mu rusengero, nubwo waba ukorera Imana. Kubeshya umwuka wera bikugira umupfapfa. Ni ukuvuga ngo umuntu ubeshya umwuka wera ni umuntu ukora ibitandukanye n'ibyo yemereye umwami we. Hari ibyo wemereye Yesu, uravuga ngo ndakijijwe mwami, sinzasubira muri ibi, sinzasubiramo Mana, nitandukanije nawe. Ariko ejo bundi urongera wisubizayo, wabaye umukobwa w'umupfapfa. Amena. Ikindi kiranga aba bakobwa, soma muri Yesaya murongo wa 63, murongo igice cya 63 murongo wa 10. Dusome mu izina rya Yesu. Ariko baragoma, bababaza umwuka we wera, bituma ahinduka umwanzi wabo, ndetse ubwe arwana nabo. Amena. Ikindi kiranga abakobwa b'abapfapfa, babaza umwuka wera. Uzi iyo umwuka gusanze ngo ihane ukanga kwihana, umuhanuzi yakugeraho yakurondora ukamurusha amahane. Uzi iyo umwuka aje kubwiye mu ijambo ngo ibi nibi ntibigenda neza, wowe ukabyanga, ugafashwa uri mu rusengero, ugafata icyemezo uri mu rusengero, wagera hanze ugasubira muri bya byaha.
uzi ukuntu babaza umwuka wera. Uzi ko umwuka gusanga mu bicuku bya nijoro akakubwira ngo mwana wanjye vaha reka ibi, wabyuka ukongera ukabyisubiriramo. Uzi ukuntu babaza umwuka wera. Iyo ubabaje umwuka wera rero ikibazo kibaho ngo nuko ahindukira akaba umwanzi wawe. Nukuvuga ngo ntazakunihira, ntazagusengera. Uzasenga, abashumba bagusengere, abahanuzi bagusengere, ibitambo bitange, ariko umwuka nimba kurwanya ntacyo uzabona kivuye ku Mana. Kubera iki? Kubera kubabaza umwuka wera. Ntukababaza umwuka wera rero. Nimba gusanze akakubwira ngo reka iki nikikunanira, aho kugira ngo ufate iminsi 3 yo gusengera ibindi bisubizo, ufate iminsi 3 yo gusengera icyo kintu gituma mwuka atakwishimira. Nimba ari icyaha runaka gifatira igihe, aho kugira ngo ufate iminsi 3 usengera umugabo, fata iminsi 3 usengera irari ryakunaniye. Uvuge ngo Mana, kuko uyu mugabo ntuzamubona umwuka atamugusabiye, ntuzamubona n'ibitambo uzabitanga ariko ntumubone. Ariko nuramuka wiyujuje na mwuka, ukabwira mwuka wera uti noneho ngewe ndi umunyantege nke, mpimbaraga aha hantu mpace neza, nurangiza umyubakire, azabikora. Kuko wazagenda kunihira iminiho. Wumvise ko Imana idapfa, ntabwo buri Imana nubwo tuyimenyera ntabwo ipfa kujugunya gutya, n'umwuka wisaba kuniha. Uziko n'umwuka kugira ngo ibiturekurire n'umwuka biwusaba kuniha. Imana ikabanza ikaniha indi Mana nayikumva. Rero nutiyuzuza n'umwuka wera ugahora umubabaza, ntiwibwire ko hari icyo uzakura kuyura umugabo wo mu ijuru. Icyo akoraza ubwenge, kuko kurindiye mu murimo we. Iyo ndi hano ndabwiriza hakagira abafashwa, icyo azambwira ndabikoze mwana wanjye, ndabikoze, nkahora mu cyizere, nkazataha yenda abana banjye bakaba bari bo babirya. Kuko niko akora. Ntago yanca intege, yandeka nkakomeza nkababwira, ariko ibyo ntagiye kunihira gusa. Kutanihira ko rero niko kutabona ibisubizo kwanjye. Amena. Mwuka wera rero wirinde gukomeza kumubabaza, ahubwo aho ucikira intege umubwira uti nananiwe, ngwino umpe imbaraga, aha byaranze, ngwino umpe imbaraga. Amena. Kugira ngo ugire icyo umukuraho, kuko nukomeza kwinangira umutima imbere ye ngo azahindukira kurwanya. Amena. Twirinde rero kurwana n'Imana, kuko ngo biteye ubwoba gusumirwa n'ukuboko k'Uwiteka. Ntago wanesha Imana, ntaho wanayicikira. Dawidi yaravuze ngo najya no mu ijuru wansangayo, najya munsi y'isi wansangayo, nakwihisha hehe? Rero Imana ntaho wayihisha. Haleluya. Abakobwa b'abapfapfa, icyabagize abapfapfa, bababaje umwuka wera. Mwuka aringinga wapi? Ababwira ngo reka iki, bakakireka umunota umwe, ejo bakagisubiramo. Abandi bagahangana n'abahanuzi, abandi bagahangana nguriya. Ariko nimba mwuka hari icyo yagutunzeho urutoki, wowe iyunge n'umwuka, wihangana n'uwabivuze. Kubera ko icyo umwuka ashaka ni ukugira ngo abone uko ajya kukunihira imihiniho, ni ukugira ngo abone uko ajya kukuzanira ibyawe. Amena. Ikindi, dusomere mu Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 3. Twongere dusome. Uwiteka aravuga ati, umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Amen. Amena. Ngo umwuka wera ntazakomeza kuruhanya n'abantu iteka. Muzi ko umwuka wera aca bugufi. Ntago umwuka wera agira imbaraga zo guhangana. Niyo mpamvu kenshi avugira mu gutuza. Niyo mpamvu agusanga mu ijwi rituje. Nubwo ashobora kunkoresha muri kamere yanjye ngewe nkakwereka umujinya, ariko Imana yo umwuka wera, ubundi umwuka wagira ngo kuguhindura byamunanira.
ariko kubera ko afite indangagaciro yo guca bugufi arakwihorera akakurekera amahitamo kavuga ati yarananiye. Imana iravuga ubwo umwuka yaragiye abwira Imana ati rero abantu barananiye, nimba bakunaniye rero Mwuka Wera ntabwo uzakomeza kuruhanya n'aba bantu, bihorere. Nagira ngo nkubwire ngo Mwuka Wera ntago azahangana nawe nk'uko nge naza ngo hangane nawe. Yakubwira aciye bugufi, yakubwira mu nzozi, yakubwira mu ijambo, uko nuko avuga. Ariko iyo umunaniye ntakomeza guhangana nawe, arakureka ugakora ibyo ushaka ukabigicamuke. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo narabaretse bajya gukora iby'imibiri yabo irarikira. Imana ntago Mwuka Wera akomeza guhangana n'umuntu. Twebwe dushobora guhagarara nk'abantu nk'abashumba nimuhinduke ntuzongera kuririmba nukomeza kwitwara gutya, ariko ibi ntago ari byo biguhindura. Iyo utumviye Umwuka Wera twe ntacyo twakora, nubwo tugirira ishyaka Imana, ariko burya iyo Umwuka Wera we ntazana imbaraga, azana guca bugufi akaba atarananiye reka nigendere. Mwuka Wera rero mumenye ko agira guca bugufi. Nawe niba ushaka gukorana nawe ujye uca bugufi, ntukamurushye. Amena. Dusomere muri Matayo igice cya 12 umurongo wa 31 kugeza kwa 32. Twongere dusome mu izina rya Yesu. Nicyo gitumye mbabwira yuko abantu bazababarirwa icyaha cyose n'igitutsi, ariko gutuka Umwuka Wera ni icyaha kitazababarirwa. Kandi umuntu wese usebya umwana w'umuntu azababarirwa, ariko usebya Umwuka Wera ntazababarirwa, naho haba mu gihe cya none cyangwa mu gihe kizaza. Amen. Nagira ngo mbabwire ngo Umwuka Wera burya afite ubudahangarwa. Mwuka Wera uzi ko afite ubudahangarwa buruta ubwo Yesu afite. Uzi ko Mwuka Wera afite ubudahangarwa buruta ubw'Imana Data afite. Mwuka Wera nubwo wamusuzugura, nubwo wamubabaza, ariko burya afite ubudahangarwa. Ngo utuka Imana azababarirwa, utuka Yesu azababarirwa. Muzi impamvu? Twatutse Imana, abantu banze Imana barayituka, Yesu araza arabacungura, abunga n'Imana. Arangije arazamuka ajya mu ijuru adusigira Umwuka Wera. Nukuvuga ngo tubabaje Imana Yesu aratunihira, ariko iyo tubabaje Yesu Mwuka Wera nawe ajya kutunihira, ariko iyo tubabaje Mwuka Wera tubura utunihira. Twatutse Imana yohereza umwana wayo, umwana wayo araza twunga nayo, agiye dusigira Umwuka Wera. Iyo ducitse intege tugatuka Yesu tukavuga ibyawe biraturushya, Yesu waduha amategeko akomeye, Mwuka Wera aravuga ngo bababarire, yitotombye mubabarire, ariko ajya aririmba. Ariko hariya yaranyumviye, mwihorere ntugire icyo umutwara Yesu. Ariko iyo twatutse Umwuka Wera tubura utunihira, tubura ujya kutuvugira. Niyo mpamvu utuka Umwuka Wera we ngo atazababarirwa. Gutuka Umwuka Wera rero si ukuvuga ngo uragatsindwa ntukabyare ntukagire ute nk'uko dutuka abantu. Mwuka Wera kwa kundi umuca amazi umusuzugura bingana no gutuka Imana, kuko kera uwatukaga Imana yaterwaga amabuye, nta nubwo wagombaga kumukoza ukuboko kwawe, kuko wabaga uri ikizira muri Isiraheli. Umuntu rero usuzuguye Umwuka Wera akamuca amazi akamusuzugura, ko kubingana no gutuka Umwuka Wera. Irinde kumubabaza mu buryo ubwo ari bwo bwose, kuko bingana no kumutuka. Amena. Birashoboka rero ko hari ukuntu Umwuka Wera wari umaze kujya umusuzugura, ngo igihe nategerereje se, ngo ibi nari narabiretse, namaze imyaka 2 ntabikora, sinigeze mbona impinduka. Birashoboka ko ari ikintu cyaguciye intege mu rugendo, ukaba warananiye Umwuka Wera. Ariko iyo akuburiye ntago ahita kujugunya, buriya arabanza akakuburira. Iyo umunaniye niho yigendera. Rero nimba wowe wari umuntu wari umaze kunanira Umwuka Wera,
mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni ukuri nimba ukora icyaha ugishaka ubizi ko ari icyaha wananiye umwuka wera, ariko agarutse kukuburira. Nimba waranze gutandukana na ba bantu umwuka wera yarabikuburiye, umenye ko wababaje umwuka wera, ariko yagarutse kukuburira. Kuko ntago ajya apfa guhana, ngo Imana itinda kurakara kandi kwihutira kubabarira. Wagira se impamvu itaduhana niki? Nuko tutaba twakoze amakosa, ahubwo iba itinzeho gato ngo irebe ko mwuka wera nagukomakoma wongera ukagaruka, kandi wasaba imbabazi gahita ikubabarira. Rero nagira ngo nkubwire ngo nimba hari ikibazo wagiranye n'umwuka wera, hari ijambo ryiza nkuzaniye. Dusomere muri Zakariya igice cya 1 umurongo wa 3. Zakariya igice cya 1 umurongo wa 3 gusa, ni igitabo cy'abahanuzi batoye. Turasoma mu izina rya Yesu. Nicyo gituma uzababwira uti, Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, nimungarukire nanjye nzabagarukira, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Amen. Iri ni message nziza yambwiye ngo mbabwire. Birashoboka ko hari ibyaha byakunaniye pe. Umva, wabaye kazizi bakuziho iki cyaha, bakuzi kuri umugore w'umunyamagambo, nucitswe n'ijambo abavuga ati buriragera hose. Bakuziho nk'umugabo w'umunyamahane, aho ugeze baravuga bati yahageze. Bakuzi ukundi kuntu guhabanye no kumwuka wera yashatse kumera, ariko yantumye ngo nkubwire ngo ugaruke, nugaruka nawe arakugarukira. Amena. Nimba hari ukuntu warananiye umwuka wera, ongera wigarukire, kuko Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi. Tugiye gusenga Imana. Nimba hari ahantu wumvaga wababaje umwuka wera, nimba hari ahantu wumvise wasuzuguye umwuka wera, haguruka dusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Yavuze ngo nugaruka nanjye ndakugarukira. Ntago igihe cyo guhanwa cyari cyagera, ahubwo haracyari igihe cy'imbabazi. Igihe cyo kukuvaho ntago cyari cyagera, aracyariho kukuburira. Arashaka kumugarukira ngo ajye kukunihira, ubone ko bya bindi ukeneyeho abigukorera. Amena. Kubera ko nawe bizamurushya, ntago azagenda ngo ashikuzeyo, bizamusaba kuniha. Ntazaniha rero utanejeje umutima we. Reka dusenga Imana. Imana ibagire neza, ibaha umugisha, kandi bababarire. Nimara kubababarira ibaha imbaraga. Guhera uyu munsi mutangire munesha ibyabaneshaga mu izina rya Yesu. Guhera uyu munsi ibyajyaga bibigaragambyaho bibatinye mu izina rya Yesu. Ndabasengeye ngo Imana ibuzuza imbaraga, za mbaraga yahaye ba basore batatu, Meshaki na Abedenego na Saduraka, bakavuga ngo nubwo uyu muri rugurumana, nubwo bimeze gutya, ntago twakwikuraho kuba inyangamugayo. Imana ibaha umugisha. Reka mbasengere. Urera kandi urakiranuka, uri mwiza kandi ubereye mwiza abagukiranukira. Uradukunda Yesu, niyo mpamvu utanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Uradukunda cyane, niyo mpamvu turindira kugira ngo ubone kuduburira. Sengeye ubwoko bwawe buciye bugufi imbere y'ubwiza bwawe. Barakubabaje mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko mbaje kubasabira imbabazi. Maraso ya Yesu Kristo w'i Nazareti abatwikire, kandi namara kubatwikira, guhera uyu munsi ubaha imbaraga. Baha imbaraga zo kutazongera kubabaza umwuka wera, ubaha imbaraga zo kutazongera kwinangira imbere y'umwuka wera. Guhera uyu munsi Imana basabiye kumvira umwuka wera, bahabwa imbaraga zidasanzwe izo wahaye Meshaki na Abedenego na Saduraka. Mana uzihe ubu bwoko bwawe, nabo bajye baguhamiriza imbere y'ibibazo. Urakoze urakarama. Tubisenze twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.